sinzi ideni ufite, sinzi ikikuhebesheje, sinzi ubona byanze, sinzi ibyo ubona byapfuye, sinzi ibyapfuye mu buzima bwawe, sinzi inzira zafunze, ariko turakumenyesha ngo nawe izere ijambo kubwanjye nzabyikorera kugira ngo niheshe icyubahiro. Imana hari ibintu dukorera iyo twizeye kugira ngo ubwayo yiheshe icyubahiro. Icyubahiro ni iki? No kuba tuyishimagiza hano, no kuba Muramira John yatwandikiye ashima Imana n'umuhoza akaba yanditse. Icyo ni icyubahiro cy'Imana. Hamwe n'abo bavuga nta diguri bavuga, nta sabu bagurishije. Imana ashaka kwica icyubahiro ku buzima bwawe. Haleluya. Ibyo byanze mu buzima bwawe, ibyo byagukubise, byagushushubikanyije, byakubise yo no hino, ibyo byasiribaje, ibyo bidafite icyerekezo, ibyo bisa n'ibyo byatumye wiheba, byatumye wiyaga, byatumye ushaka kwiyahura, byatumye ushaka guta urugo. Ibyo Imana ije kubyikorera. Shalom, shalom, shalom. Uyu ni wo munsi w'iteka yaremye, turawishyimiramo, turawunezererwamo, turabashuhuje, ugubwe neza aho uri. Uyu ni wo munsi w'iteka yakuremeye kugira ngo wishimiremo, kugira ngo unezererwemo. Uyu ni umunsi w'amahoro, ni umunsi wo gutsinda, ni umunsi wo kunezerwa. Ibyanze ejo uyu munsi byatungana. Imana ibamugisha. Tubazaniye ubuhamya bwiza cyane. Ino saha ngo ubuhamya bushyushye. Aha ubuhamya bushyushye. Ni ubuhamya bw'uwitwa Muhoza Peace. Muhoza Peace. Ni umugore wa John Muramira. Muhoza Peace. Utuye i Kayonza. Ni umugore wa John Muramira utuye i Kayonza. Utuye i Kayonza, yes. Umuhoza Peace. Muhoza Peace. Aratangira avuga ngo yaranshimishije cyane kubona mucishaho ubuhamya bw'umugabo wanjye. Yes, Muramira John utuye i Kayonza afite ubuhamya bukomeye. Ahise gutanga ubuhamya kuri Rwataresho. None ngo umugore we arashima Imana cyane. Yishimiye ko kubona umuhamya twacishije ubuhamya bw'umugabo we hano kuri iyi cyane. Uwo ni Umuhoza Peace. Umuhoza Peace. Umugore wa John Muramira. Umuhoza Peace na n'umugabo wawe John Muramira muri Kayonza, Kayonza iburasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabashujeho muri hose mugubwe neza. Yishimiye kubona ubuhamya bw'umugabo we hano. Burahari. Ubuhamya bw'umugabo we ni igice cya kangahe? Ibice 27. Ibice 27. Ubuhamya ibice 27 nibwo buhamya bwa John Muramira. Niwe ari umugabo w'uyu Muhoza Peace. Aratangira avuga ngo Pastor, ni ukuri dufite ubuhamya bukomeye bw'ijambo utugezaho. Amen. Uwo ni Peace. Muhoza Peace. W'Ikayonza. Ngo bafite ubuhamya bukomeye cyane. We n'umugabo w'ubwo nyine. We n'umugabo we. Bw'ijambo utugezaho. Ubuhamya buva mu ijambo tubagezaho hano. Rinyura hano kuri iki cyane. Imana ishimwe rwose. Ubu turimo gutera imbere cyane. Ubu turimo gutera imbere cyane. Nyuma y'imyaka 11 y'ibihombo gusa. Peace Umuhoza uri Kayonza, umugore wa Muramira John. Ngo bafite ubuhamya bukomeye cyane. Buva mu kumva ijambo ry'Imana tubagezaho. Tubagezaho hano. Ngo barimo gutera imbere cyane. Nyuma y'imyaka 11 bahomba gusa. Ibi nyine abantu batazi igihombo cy'imyaka 11 baze kure ubuhamya igice cya 27. Ubuhamya bw'umugabo w'uyu Peace. Umugabo wa John Muramira. Umugabo wa John Muramira. Umugabo we. Yatanzwe no kurubabaza imyaka 11 bahomba gusa. Bazera igihugu cyose. Barakimaze rwose. Bahomba. None umugore baravuga ngo amara bishimangira ngo dufite ubuhamya bukomeye buva mu kumva ijambo ry'Imana tugezaho hano. Ngo tubatera imbere cyane. Nyuma y'imyaka 11 y'ibihombo. Yo guhomba gusa. Imyaka 11 yo guhomba. Ikira aho ngabo bumva bikomeye. Yo guhomba gusa. Imyaka 11 bahomba. Muramira John w'Ikayonza n'umugore w'Umuhoza Peace. Nyuma y'imyaka 11 bahomba. Ngo barimo gutera imbere cyane. Sinzi imyaka umaze homba, sinzi imyaka umaze byanga, sinzi imyaka umaze byapfapfanye, sinzi imyaka. Ariko barimo gutanganya ko bamaze nyuma y'imyaka 11 bahomba. Imana atangiye kubateza imbere. Nawe tega amatwi neza, Imana itangiye guteza imbere. Imana igucira imiryango, Imana igucira inzira, Imana ikuburanire, Imana ikurwanirire. Imyaka umaze homba ihinduka ubusa. Utangire mwuke cyane. Ngina tangiye gufashwa na Peace. Tugende. Muhoza Peace. Nyuma y'imyaka 11 bahomba gusa. Muri iyo myaka 11 gusa, muri iyo myaka 11 bahomba, bagiye ahantu hatandukanye. Agiye kuvuga ibice yo bagiye banyuramo bacuruza bahomba.
muri ibyo bice harimo Rusizi ariko buri rwa gatabo nyine niho atwibutsa aratwibutsa ubuhamya bw'umugabo kuko umugabo yarabivuze imyaka 11 bahomba umugabo yarabivuze nibyo naho banyuze bahomba hose kuko ntabwo bahombera ahantu hamwe naho banyuze bahomba umugabo yarabivuze mu buhamya igice cya 27 tugukumbuje ubuhamya igice cya 27 ngaho Muramira John Kayonza atanga ubuhamya umugore marabishimangira imyaka 11 ngo banyuze na heza mu myaka 10 bazengutse igihugu n'urugendo bagenze mu bihombo gusa mu myaka 11 ahambere bagenze Rusizi barahomba Rusizi ni burengerazuba nahabuze ari cyangugu kera Rusizi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Rusizi Peace na John Muramira barahombye bava Rusizi bajya Nyamagabe ubwo ni hino babaza hino Nyamagabe ni mu cyahoze ari Gikongoro ndayangumbira abantu batwumva kubimenye bava Rusizi mu cyahoze cyangugu barahombye bajya Nyamagabe aho ari Gikongoro barahombye twumve tugende bavuye Nyamagabe bagiye Huye ni mu cyahoze ari Butare barahombye ako matwumva neza aho hose no guhomba barahomba gusa bavuye Huye bajya Muhanga ngo kuza basatira za Kigali bajya Muhanga naho za Gitarama naho barahomba bavuye Muhanga bajya Musanze mu cyahoze ari Ruhengeri naho barahomba uwo ni John Muramira n'umugore Muhoza Peace bahomba naho maze iminsi urira maze iminsi homba maze iminsi kubitika umvuga imyaka 11 bahomba bageze he aho bageze Musanze aho ze mu cyaro aho ze Ruhengeri tugende bavuye Musanze bagiye Rwamagana baraje barenzeho Kigali bajya Rwamagana bagiye Burasirazuba Rwamagana Burasirazuba bw'u Rwanda narahombye Rwamagana barahombye bavuye Rwamagana bahombye bajya Kayonza naho ahangaho Kayonza rero niho ruzingereka muze mwumve ibi byose Peace avuga biri mu buhamya iki cya 27 umugabo yatwihereye hano kuri Rwanda Show yuko baho mu myaka 10 nawe ibyo bice byose nabirondoye none umugore mwanze mu nda nawe yanataje kwishimangira urumva aho hantu hose tuhabarira Rusizi hamwe Nyamagabe Huye hatatu Muhanga Musanze Rwamagana Kayonza ndakubwira sinzi aho wahombeye aho wazengurutse hose sinzi awazengurutse akushaka kutarageze aha Muramira John no Muhoza Peace ushaka kutarageze ariko twumve ibyo byose birangiye twararushye imyaka 11 yose bararushye tubaza ahantu harindwi imyaka 11 bitorora ahantu hose igihugu cyose nakubwiza ukuri uzi ko imijyi batagize mu Rwanda ni mike bamenye igihugu twari twararushye imyaka 11 yose bararushye ahubwo bari kuba mu nzira imyaka 11 yose twararushye tuzerera ibyo dukora byanga abyise neza ngo bazerera imyaka 11 mu Rusizi Nyamagabe Huye Muhanga Musanze Rwamagana Kayonza bazerera ngivyo bakora byanga bacuruza bahomba gusa imyaka 11 y'igihombo ahantu harindwi hose bahomba ngo bazerera ni abyise neza bazerera byanga ntabwo tuza aho maze iby'uzerera ari kumva umutega amatwi ibyo bakora byanga bahomba imyaka 10 y'igihombo byose byabyitageze byanga njyewe nari ngiye kwahukana nkata umugabo nkisubirira iwacu uwo ni Muhoza Peace ugiye ni Muhoza Peace ibi byo kwahukana k'umugore ntabwo Muramira bivuye iyo nageze umugore ubyivugira ni umugore ubyivugiye umugore ati nyuma y'imyaka 11 duhomba tuzerera aho hantu hose duhomba byanga yewe Muhoza Peace yewe umutima wanyafashe icyemezo nari ngiye kumuta nari ngiye kwahukana hata umugabo kwegera ihomba nkata umugabo ntisubirira iwacu akisubira iwabo nari nihebye cyane nariyanze ngiye guta umugabo wanjye uwo ni Muhoza Peace yari yarihebye cyane yariyanze
imyaka 11 abantu bahomba ntabwo byoroshye ni ubuntu bw'Imana umwaka umwe gusobanura mashaka kwiyahura munaturuka igihugu munaturuka urugo naho bari bihangana ngo Umuhoza Peace yari hafi yaragiye kwahukana agata umugabo akisubira iwabo ibihombo yari mumenye umutwe kwiga bazerera igihugu akumana we yumvaga ntacyo ari cyo byararangiye komera twumva yendaga guta umugabo yari yariyanze yarihebye urumva byatumiza imyaka 10 bahomba bakubita habyaga bajya no mu bice bitandukanye ibice batamenyereye bagahomba batuzafatisha biranga ariheba intege ariyanga ahubwo ati wakwakana isubira iwacu n'ubundi byose ntihaha naraguhinga nkahinga niba rukora nkabona haba inyuma y'umugabo uhomba tuzahereza ryari nabonaga umugabo wanjye ari umunyamuvu Peace Umuhoza ni imfura cyane ubone Peace Umuhoza sinabonaga umugabo wanjye ari umunyamuvu wowe udukurikiye ushobora kuba nawe ubona uwo mubana ari umunyamuvu humura bitewe n'ibintu byose nyuramo bikomeye bitewe n'ibihe byo bituma abantu bita abanyamuvu urumva Umuhoza Peace ko tumenya bukomeye yaje abona umugabo adukuriye neza ibyo umugabo atatubwiye aravuga ati uyu mugabo ni umunyamuvu ahubwo nje nzahapfira inshuro zirindwi ahantu ibice birindwi imyaka 11 ngo yarihebye agiye guta umugabo we yarafashe ngo yaho ingingo bakomeye ngo yabonaga umugabo we ari umunyamuvumo niho byivugiye wa mugabo we wa mugore we mwihanganirane nta mvura idahita nta bihe bitarangira ntabyo Peace adukozeho cyane ngo yabonaga umugabo ari umunyamuvumo nawe ushobora kuba ubona umugabo ari umunyamuvumo bitewe n'ibyo munyuramo nawe wa mugabo ushobora kubona umugore wa umunyamuvumo bitewe n'ibyo munyuramo humura Imana irabazi Imana izabagira neza mujye mukurikira ijambo hano uryizere Imana izabatabara impamvu batanga ubuhamya twe turabizi uko byashoboye ubwawe bunyamira twarabwumvise Imana irabatabaye ndagusubiramo wa mugore nawe udukurikiye ushaka guta umugabo wawe ubona byaranze hari icyemezo wafashe umutima ushaka guta umugabo ushaka kwahukana hari n'abashaka guta umugabo ajye ku wundi w'umukire ufatika udafite ibibazo hari n'umugore umugabo ushaka guta umugore ishakira undi mugore bitewe n'ibibazo bashaka ko wenda badahomba mu gucuruza uretse ko nabo bafite ikibazo gikomeye ku buryo umugabo abona umugore ari umunyamuvumo ku buryo umugore abona umugabo ari umunyamuvumo duhere ku banyega Peace ntabwo muri abanyamuvumo mwizere Yesu mwizere Imana mwizere ijambo tubagezaho byose birashoboka ibidashobokera abantu Imana birashoboka nyanyama ngo birashoboka umugore wese umunyamuvumo umugabo wese umunyamuvumo mukurikije ijambo ry'Imana Imana izabagira ibyo Imana batekerezaho ni byiza gusa amina yabonaga umugabo we ari umunyamuvumo abagabo babonwa n'abagore bakanyamuvumo mwihanganiraza gushira namwe abagore mubonwa n'abagabo banyukora muri abanyamuvumo mwihanganiraza gushira Imana aza kubagira neza mu izina rya Yesu Imana ibatabare Imana irengera amago Imana ikurengera wa mugabo we Imana ikurengera wa mugore we wowe wihebye wowe wiyanze wowe ufite ibyemezo mu mutima Imana ikugamburuze Imana igutabare Peace arakomeza avuga ngo muri ibyo bihombo byose amadeni yari menshi birumvikana muri ibyo bihombo byose amadeni yari menshi kandi arushaho kwiyongera birumvikana niba bahombye Rusizi bashobora kutafata akadeni tugerageze Nyamagabe ahantu hose bageraga bafataga ni ideni nose ngo bigakura ideni bigapfapfana tubizi umugore wanjye twihangane tujye Muhanga bagafata akadeni bakajya Muhanga gusa n'amadeni ubuzima bwose ibihombo byose byaramadeni none ngo akaniyongera arushaho kwiyongera kandi ngo bageze Karenze noneho rwose amadeni yagize yarabaye etaje amadeni yari etaje birumvikana nawe ukurikiye ushobora kuba ubuzima bwawe ari amadeni gusa
aho gushiraho ukabona amadeni yiyongera hari igisubizo Yesu ni igisubizo izera ijambo amen nibizera ijambo uza uraterera iriyo hino izina rya Yesu amen ngubwo buzima bwari amadeni gusa kandi uko iminsi igenda ushobora kwiyongera yariyongeraga amadeni aho kugira ngo agabanuke hari igihe ndavuga ngo nk'uko umugabo wanjye yabivuze twatabawe n'ijambo rivuga ngo God will do it. Nk'uko umugabo yabitubwiye. Abo nguhanya batunze umugabo tuye tubarariki. Ubwo buhamya bw'umugabo w'uyu peace, umugabo wa peace. Buri nubuhamya igice cya 27. Yatubwiye icyabatabaye. Nk'uko umugabo wanjye yabibabwiye. Twatabawe n'ijambo rivuga ngo God will do it. Iri muri Yesaya 48:11. Yesaya 48:11 ngo iki? Kubwanjye nzabyikorera. Nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi ikibaro cyanjye sinzagira undi. Kubwanjye nzabyikorera. Kubw'Imana izera Imana izabyikorera. Iryo jambo iyo ryatabaye Muramira John na Peace ribakura mu ruzerero rwose bari bamaze ribakura mu bihombo by'imyaka 11. Sinzi ibihombo urimo, sinzi amarira umazemo igihe, sinzi bikwihebesheje, sinzi bitumye wiheba, ariko turagutangaje ngo Yesaya 8:11 Uwiteka avuze ngo kubwanjye nzabyikorera. Hari ibintu Imana ishaka kwikorera mu buzima bwawe, nawe iryo jambo ryakire mu izina rya Yesu. Amina. Nk'uko umugabo wanjye yabivuze, twatabawe n'ijambo rivuga ngo God will do it. God will do it. Jambo ryafasha abantu benshi. Yesaya 8:11 iri niryo jambo ryatubereye igisubizo cy'ubuzima bwacu bwose. God will do it. Yesaya 8:11 niryo jambo ryabereye igisubizo cy'ubuzima bwawe. Amen. Nawe rikubera igisubizo cy'ubuzima bwawe. Wowe byumvise wewe wihebye, wowe ufite imigambi mibi, wowe byashobeye, wakubise byo mikanga, wahombye, washushubikanywe n'ubuzima bwagupfunditse ahantu, buri ahantu, ikubise ahantu, ufite imigambi mibi, urabona uwo mubana ari umunyamuvumo, urabona nawe waravumwe, urabona byadoreye, byibaniye, ubuzima bwanze. Hari icyakubera igisubizo. Ijambo ry'Imana ni igisubizo kuri byose. Ijambo ry'Imana ni igisubizo kuri kibazo cyawe. Ijambo ry'Imana ni igisubizo atabona inzira. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima atari ubuzima. Ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro atari ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ritanga icyerekezo atari icyerekezo. Ijambo ry'Imana rihumuriza abari bihebye. Ijambo ry'Imana rigarura abari bagiye kwahukana. Wari ugiye guta umugabo, ijambo riramuhindura rikamugarura. Wari ugiye guta umugore, ijambo riramuhindura. Ijambo nicyo gisubizo. Ijambo mu gisozo cyabo kiri hehe? Ni ijambo. Bumvishe niho bavaye. Icyo nicyo gituma ntazareka kuvuga ijambo ry'Imana. Nibyo rwose. Ngo ariko iryo jambo niyo ryatubereye igisubizo cy'ubuzima. Ryabereye igisubizo cy'ubuzima. Ubuzima bwuzuye amadeni, bwuzuye ibihombo, bazerereye, umugore ashaka kwahukana, yabona umugabo w'umunyamuvumo, byanze byibanye. Ngo iryo jambo umugore afashije. Iryo jambo nibyo ryatubereye igisubizo cy'ubuzima bwacu. Aho wabuze igisubizo hari ijambo ryakubera. Amina. Yesu yavuze ngo mwese ababi n'abaremere muze musange ndabaruhura. Nta wundi wakuruhura. Yesu yakuruhura. Ijambo ry'Yesu ryakuruhura. Ijambo ryacinzira. Ijambo ryakureba ibyiringiro. Ijambo ryagukiza iyo ndwara. Ijambo ryagukiza iyo deni. Ijambo ry'Imana ni igisubizo. Habuze igisubizo. Umuhoza Peace ugasoma neza muri iryo jambo. Iryo jambo ryatubereye igisubizo cy'ubuzima bwacu. Ni iri jambo avuga God will do it. Yesaya 8:11 ryakozwe mu bantu benshi. Turacyabona ubuhamya bwinshi iri jambo. Ngo iryo jambo umva akantu keza ngo iryo jambo niryo ryatubereye igisubizo cy'ubuzima bwacu bwose. Oya si bumwe bwacu bwose. Ubwo umuntu bivuga Imana yamaze imyaka ngahe? 11 mu bihombo. Bazera igihugu cyose. Barashobewe. Yifuza iragiye guta umugabo. Abona ari umunyamuvumo. Yari yanze. Wowe ni umeze ute wowe? N'ikibona cyananiranye. Reka ijambo ry'Imana tubagezaho rikubera igisubizo. Amina. Cy'ubuzima bwose. Komeza Innocent. Arakomeza avuga ngo naho ikayonza twari twahombye. Nawe bahombye. Muramira yabivuze. Iryo jambo
muramira yavuze ngo nuko nkubitana n'ijambo nabo bari bahombye bagiye kuhava aha rwose yabisubiyemo neza yabikuyemo naho Kayonza naho Kayonza twari twahombye tubibona ko tugiye kuhava twanga kuhava kubw'ijambo twakiriye amen kandi twumvishe John Muramira yavuze ngo simva Kayonza niko yatwandika uyu umugore nawe arabihamisha ngo twabo aho Kayonza twabonaga twahombye bigaragara ko tugiye kuhava ngo ariko noneho twanga kuhava kubw'ijambo twumvise banga kuhava bumvise ijambo ngo God will do it ngo kubwanjye nzabyikora kubwanjye nzabyikora bavuga ihomba ni ryanyuma ntago Kayonza kuhava ituzabe bagiye kujya wenda bari kujya Kabarondo wenda bari kujya Kirehe wenda bari kujya Kagitumba wenda muri Nyagatare niwamenye wabaye no gusuza bambutse igihugu cyane tunabumva ntabumva ko ibitwebe niyo nzira umuntu hereye Rusizi ntuzorerwa iki ntabwo wabimenya gute wabimenya gute ariko ngo banga kuva ngo babyumve neza bakubitana n'ijambo bararyizera ribabera igisubizo cy'ubuzima bwabo bose ngo banga kuva Kayonza kandi byaragaragara naho bahombye bagiye kuhava banga kuhava komeza twumve banga kuhava twanga kuhava none Imana yarabikoze tuyihaye icyubahiro amen tuyicyubahiro na haleluya Imana yarabikoze tuyihaye icyubahiro bayihaye icyubahiro umuhoza peace umugore wa John Muramira bikayunze ariko abantu bafite amatwi kuzababona Kayonza sikuri Mana yanjye none Imana yarabikoze naho bendaga kuhava Imana ishimwe buri kintu cyamizwe n'abantu babiri kibari cyo ntabwo warishidikanya ubuhamya n'ubureba uwiture ubundi buhamya iki cya 27 bara neza yatamvije umugore wa Muramira neza baremera ngiye bavuga none Imana yarabikoze naho bendaga kuhava babona bagiye kugenda banga kwava kubera ijambo rigamburuza ryo rufite byose haleluya gahunda zo gutsindwa gahunda zo guhunga gahunda zo kwahukana gahunda zo kwiyagura gahunda mbi imipango mibi ufite umutima wawe ubuhamya n'ijambo Imana aza kubyikorera ntuva aho hantu ntiwiyahure ntiwiyange ntuhunge nturekure ibyo udafitiye igisubizo Imana yabyikorera ngo iryo jambo yabereye igisubizo peace umuhoza from Kayonza abazi byatubayeho bose abazi bibaza uko byagenze ndetse n'abagore bagenzi banjye barambaza ngo umupfumu wagiye nuwe mupfumu wagiye abazi imyaka 11 abazi uruzerero baziriyemo ndetse abazi ko yaragiye kwahuka abazi uko babaye abazi uko bumva nta tuko baryamaga nta tuko baryaga inzara yari byari ibintu babatwe make ngo ababazi bibaza ukuntu byagenze kugira ngo ubuzima buhinduke ako kandi vuba Kayonza barashenge banga kuhava kubw'ijambo bumvise God will do it wari wihebye God will do it nta nzira byasiribanzwe God will do it contract yararangiye God will do it uri mu bushomeri God izere Imana izere ijambo rikuganguruza ababazi bose bibaza icyabaye bibaza uko byagenze none nashyizemo akantu kashekeje ngo abagore bagenzi bamubaza umupfumu yagiyeho kuko ngo babonye yungutse cyane mu buryo umupfumu aravuga si umuntu ubundi mu buryo bw'isi hari n'igihe bifata umuhoza peace ujye uhita ubarangira kwirwaye taresho amina mugende murebe hariya aho nta mupfumu nagiye uzi ko buriya abantu batanga amakuru makeya ntibavuga byose ariko basanga bagiye no mu bapfumu nabyo byashoboka abanyarwanda baravuga ngo uhiriye mu nzu ntahapfa adapfundiye niwamenye wasanga bamubaza umupfumu hari abagize kumurangira cyane bikanga none bakamubaza none se n'umupfumu tutazi n'ubu niko byaze naha hari ikiruta abapfumu hari ikiruta abarozi hari ikiruta inzaratsi hari ikiruta imiti y'izera hari ikiruta ibintu byose ijambo ry'Imana ijambo nibizera ijambo uzabona ubwiza bw'Imana nibizera ijambo nibizera ijambo bizaba icyerekezo nibizera ijambo ubuzima buzahinduka amina
ijambo riruta abapfumu bose riruta abapfumu bose kuko natumwe kuko nta numwe wumva icyatubayeho ubuzima buhinduke kandi vuba impamvu bamubaza abapfumu bagiyeho impamvu batumva uko byagenze nawe kanzu bari batsinze none ukukiko muramira yavuze niho batsindiye ubarungutse barakomeye kumva wa mugani uzi story yose ntabwo wakumva ukuntu bigenze umuntu wese bazi iki hano ndakwifuza ko Imana ndifuza ko Imana ikora ibitangaza abari bakuzi bose bibaze babayeho byagenze bite bibaze uko byagenze bacanganyikirwe hari ibitangaza Imana igikora haleluya abantu bagacanganyikirwe hari ibitangaza Imana igikora abantu bagacanganyikirwe ndakwifuriza ngo wizeye muri Imana tukugezaho Imana iri inyuma y'ijambo ryayo haleluya komesha imizi n'ibitangaza Imana iri inyuma y'ijambo ryayo aho uyu muramira John na Peace sindababona ntabwo barambura ni hano gusa kwicana ni hano kuri cyane nawe wakwizera Imana ikakora ibitangaza abantu bakubaza umupfumu wagiyeho nawe wakwizera Imana ikakora ibitangaza bakibaza mwene wanyu ukomeye wamenye nawe wakwizera ijambo ry'Imana tukugezaho Imana ikakora ibitangaza abantu bagahurura bakakubaza icyabaye Imana ikakora ibitangaza abantu bakibaza icyabaye Muse Peace bibaza umupfumu yagiyeho bibaza icyabayeho ni iki byagenze bite none uko tubazi bisoza bite rero God will do it ubu tumaze kwishyura amadeni yose twari dufite ya za banke zitandukanye miliyoni 28 nta nubwo dufaranga muri ya myaka 11 ya madeni yavuze agendaga yiyongera amadeni yagendaga afata yiyongera yara ya banke nyine baradusobanuriye none aho bumvisha isano na 11 kandi biduhi kwizabyikoro bwa ikiyubahisha barahashengera tuhava Imana bakinga imiryango ku buryo ubungu bamaze kwishyura amadeni miliyoni 28 bari bafite za banki rwaruzerero rwose Mana ya Isiraheli we iyi ni Imana komeza twumve umaze kwishyura amadeni yose ya miliyoni 28 kababaza abibazeho umva madeni 28 ubu tumaze iminsi 2 tuguze aho dukorera aho twakorera kandi koko ubuhamya bwa muramira iki cya 27 yavuze ko ubu tugiye kugura aho dukora tugiye kuhagura none umugore yavuze ko bamaze iminsi 2 bahaguze miliyoni 38 ariko se nta nubwo ari udufaranga iminsi bamaze iminsi 2 bahaguze ubu umugore yandika ubu ngubu yandika atwandikira aho hantu bakorera aho ngaho aho umugabo yavuga ko bazahaguze bamaze iminsi 2 bahaguze miliyoni zingahe 38 bahaguze 38 umva ni mu mujyi Kayonza urumva ni mu mujyi urumva ni mu mujyi kabisa aranasobanutse ni mu town ya Kayonza wasanga ni hafi ya Rompe gutya hano tunywa tugeza Nyagatare ndahe muramira John n'umuhoza Peace ndababwize ko bamaze kugura aho hantu muramira yavuze ko benda kuhagura none umugore aremeza ko amazi bise bahavuze umugore matara detail nziza none ngo bavuze miliyoni 38 ushyiraho na 28 bishe zaba aho bamariye kumva God will do it gusa sinzi ideni ufite sinzi ikikuhebesheje sinzi ubona byanze sinzi ibyo ubona byapfuye sinzi ibyapfuye mu buzima bwawe sinzi zirazafunze ariko turakumenyesha ngo nawe izere ijambo kubwanjye nzabyikorera kugira ngo niheshe icyubahiro Imana hari ibintu dukorera iyo twizeye kugira ngo ubwawe yiheshe icyubahiro ni iki no kuba tuyishimagiza hano no kuba muramira John yaratwandikiye ashima Imana n'umuhoza akaba yanditse icyo ni icyubahiro cy'Imana hamwe nawe bavuga nta diguri bavuga nta sabu bagurishije Imana ashaka ko icyubahiro ku buzima bwawe haleluya ibyo byanze mu buzima bwawe ibyo byagukubise byagushushikanje byakubise yeno hiyo ibyo byasiribanje ibyo bidafite icyerekezo bisa n'ibyo byatumye wiheba byatumye wiyaga byatumye ushaka kwiyahura byatumye ushaka guta urugo ibyo Imana ije kubyikorera yihesha icyubahiro nawe umunsi umwe uzashima Imana amina Isano muri nationally ibi yawe bamaze kwishyideni ya miliyoni 28 ya banki ya banki barikaze rirakaze myaka 11 tajya ngo barasinzira ahubwo Nikaratu umugore avuga ati ngo nabona ari umunyamuvumo uzideni ya banki 28 miliyoni 28
ntabwo bari bagisinzira ni urumva mbese kuntu bari bameze none bamaze kwishyura ideni rya 28 bamaze kwishyura ahantu aho bakoraga bakodesha bari batsindiwe bahombeye bagiye kuhava barahabuze ni byiza mukagira imana nta kintu kiza nk'iki yanzu umupanga yanzu nandiro dahora kwirukanamo agucunaguza akura mu kiraho yanzu n'ubu ufite nk'ibirarane bane kwishyura izera ijambo imana ibyikorera nawe uragure haleluya kandi uramujya birashoboka oya aho wananiwe no kwishyura uzuko imana yakoreye igitangaza ukahagura ukabimura aho bakabimura aho habaye iciro ry'imigani uzuko wahagura ayiwe yahagura ariko afite ubuhamya bukomeye ikaza nawe wenda bakavuga babona ko byatsi barangiye bagiye kwava barashejya kubw'ijambo none barahaguze baraguze ahandi aho ngaho bakorera aho watsindiwe aho wamwariye aho washwariye aho byanze aho witiwe amazina aho reka imana ihaguhagure reka uhegukane reka uhambarire aho wambaye ubucocero uhambarire akwambikira icyubahiro cyayo amina amina ubu tugiye kugura n'imodoka izajya idufasha muri business God will do it bajye kugura imodoka izajya ibafasha muri business ako mugore adoye detail nziza buriya ababyeyi bazi kuvuga neza ibintu bagiye kugura imodoka izajya ibafasha muri business ejo bizatwandikira tugakuba yiguze umugabo yanditse ko benda kugura ahantu none umugore yanditse avuze ntayo kiracaho none umugore avuze ko bamaze imisi bahaguze bishe n'amadeni none ngo bagiye kugura imodoka izajya ibafasha muri business hahandi bari bahombeye bagiye kuhava ijambo ritumye bahagura ijambo tunyisha amadeni ijambo ryo gutuma bagura imodoka izajya ibafasha ufashwe nawe God will do it Yesaya 8:10 Uwiteka Imana zabye iyo twizeye Imana hari imiyikorera hari imbaraga zacu zigarukira hari amafaranga agarukira hari abavandimwe bagarukira hari politiki igarukira hari siyansi igarukira ariko ijambo ry'Imana naho rigarukira ibyananiranye byabishoboka amina ubuhamya bwa Kristo bwatuma nsarahaga haleluya bagiye kugura imodoka izabafasha muri business komeza ubu nandika maze ibyumweru 2 mbyaye umwana w'umuhungu namwise Rwayitare Patrick Muramira ariko ibi Muramira John yarabivuze ko yemeranyije n'umugore we k'umwana batwite yavuze ko muturafi kubyara umwana tugiye kubyara ngo nitubyango nemeje na madamu yuko tuzamute Rwayitare Patrick umugore yabizanye yaje kuduha muri by'umugabo atamu noneho byabije yaje yabyaye atungu ubunandika maze ibyumweru 2 ariko kijyaye umwana ari kukiriri muza Prisi umwigikoma neza ubona amashereka wose umwana w'umuhungu wose Rwayitare Patrick amina haleluya amina ugasubiremo neza ubu nandika maze ibyumweru 2 mbyaye umwana w'umuhungu niho ari Muramira avugaga twamwise Rwayitare Patrick Muramira amagambo ashizivuga kabana kirakomeye wibuke ku iduka ryabo bargise God will do it niko Muramira yatubwiye Muramira ati none umwana tutwitege na madamu wanje ko turi hafi kubyara twemeje ko tuzamute Rwayitare Patrick none umugore aje kubikonfirm ubunandika yumva ko ubundi umugore ku kintu nani gishakiyamo akora ko yanza gatangwa hano maze ibyumweru 2 mbyaye umwana w'umuhungu twamwise Rwayitare Patrick Muramira y'Ibyasi Rwayitare Patrick n'umuhungu yes shim Muramira John n'umuhoza Peace ngiye murantangara amina bishyude rya 28 bishyuye bakora 38 bagiye kugura imodoka bazafasha business babye umwana w'umuhungu bamwise Rwayitare Patrick Muramira man nta kintu mfite cyo kuvuga giye mwize biterasoza Pastor Imana yawe iratangaje uri umuhanuzi ukomeye cyane ndasaba abantu kujya bizera ijambo ryose uvuze semo dusoza
pastor, imana yawe iratangaje. Imana yanjye iratangaje. Imana yawe iratangaje. Uri umuhanuzi ukomeye cyane. Amen. Asabye abantu. Ndasaba abantu kujya bizera ijambo ryose uvuze. Amen. Undi biravuga ngo mwizere Uwiteka mubone gukomera. Mwizere n'abahanzi bayo mubone kuguka neza. Umuntu wizeye ijambo mugeze abantu ntabwo uzasiga uko yarari. Ntibishoboka. Umuhoza peace arabihamye kandi uhanyamisha uragaragara. Bavana mudukurikiye sinzi ikibiheresheje, sinzi igitumye kugubwa nabi. Yesaya 8:14 ku bwanjye nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyuro cyanjye sinzagihundi. God will do it. Iyakoreye Muramira John ikamukwa mu 2011 aho yasuzuguriwe, aho yatsindiwe, aho yaragiye gushezera bwanjye akaba habuze, akaba yishyira amadeni ya miliyoni ingana 28 akaba agiye kugura imodoka mu business bakaba barabyaye umwana w'umuntu amazina yanjye. Ndakubwiza ukuri iyo Mana nta kitagukora ntacyo. Izera Imana hari bigiye kwikorera yesha icyubahiro. Mpamvu nk'utubivuga duke ni icyubahiro cy'Imana niyo yabikoze. Abasinda barabona barambona aba ntabwo bayoboye abose ni hano gusa nawe wakumva ukizera mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza, ibagire neza, mwizeye ijambo ry'Imana. Amina. Amina.